kuzibaramira bageni beza ari kwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke twaje twawugereye hari ababyeyi babareze abavandimwe n'inshuti baganywe no kubashyigikira bageni beza bari mwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke impundu ntizivuzwe abakobwa ntibabyine abasore nabo bategeye uyu munsi ntaho busanzwe bageni beza mari mwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheza tugize umugisha tugize amahirwe yo kongera guturira mu gitaramo hagati y'imiryango yacu. Mubyeyi mwiza rero Atanazi munyemereye turaza kubaha ikaze, ariko mbere y'uko tubaha ikaze turaza gusaba mukuru wanjye kugira ngo yegere ijuru hanyuma abanza turagize Nyagasani. Mana data dushimira izina ryawe kuko ari iryera, wabanye natwe kandi wabanye n'abashyitsi, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya rero turakuragije uzubane natwe kandi ibiri bikorerwe aha hantu ubyeze uriho umugisha. Twisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Fideli. Data mubyeyi mwiza Ntama Atanazi, nk'uko bisanzwe iwacu Bwishaza tugira nyine wa muco mwiza wo kwakira abatuganye. Urabona rero umusaza Sebuhoro aratuje kandi aratekanye. Reka dusabe rero ba nyampinga bateguye kugira ngo baze kudufasha kugira ngo umusaza Ntama atwakirire Sebuhoro. Murakoze cyane. Hano umuhuza w'amagambo, murakoze cyane kuduha akanya kugira ngo twakire umushyitsi twari dutegereje. Abashyitsi bacu rero turabakira mu izina rya Yesu. Bwana Sebuhoro rero twebwe aha ngaha inaha bahita Ibwishaza mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba mu murenge wa Mushubati. Aha rero ugeze uraje urisanga, uraje uri umuvandimwe wacu. Nayo mpamvu rero tubanje kugira ngo tuguhe ikaze kugira ngo uhagarariye aba bashyitsi muzanye, ikipe muzanye. Nanjye nk'uko mpagarariye umuryango wa Sharire Ndiriye ungana utya, ubundi nkaba wagiye ijuru kugira ngo tubanze tuguhe ikaze maze uze kutuganirira wagize icyo ubanza gushyira mu nda, kuko tuzi ko kwisi urugendo rurerure. Amazina yanjye bayambwiye bayakubwiye wayumvishe. Banyita Ntama Atanazi, niwe mugiye kuganira Bwishaza hano. Hasigaye kugira ngo turyoherwe, kugira ngo ugwe neza. Murakoze cyane Ntama. Yego. Amashyi n'impundu tubashimire.
mwumvishe umutobe w'ubwishaza ahantu ukuntu umeze uvuye mu ruganda. Bwana Ntama urakoze cyane. Najyaga numva mu bwishaza ngo aba gatobe keza rwose, none numvishe koko yuko imvugo ariyo ngiro, ahubwo nibishoboka ndaza kwigumira hano. Turabakunda cyane natwe muhagumye mwamugize neza cyane, natwe dukunda abashyitsi. Twakirire umumararungu kandi nimubona bikora neza muze kubigenza neza kwa kundi twabisezeranye. Bati ku buzima bwacu Samuel amashini mundo mwongere mwongere. Ndabizi ko umumararungu akunda icyayi, ubwo ntikizaburi wacu. Arakoze cyane. Inuma y'Urundi yabwirwa ngo huguha kandi umuhate kuko Samuel ndamuzi nawe nuko amashini mundo. Aha barakoze cyane. Aha urabona ko umumararungu azi gutetesha rero. Reka rero dusabe kugira ngo bashyikire. Arakoze cyane mukuru wanjye. Hanyuma Samuel amukandire aho umumararungu yumva, amushimira hashoboka. Abanyamakuru rero nababwira iki? Amashyi menshi mundo. Aha urabona ko rwose ni byiza. Aha bati karafite, bati kameze neza. Aha amashyi menshi dushimire umumararungu. Barakoze. Reka dusabe kandi Sebuhoro ndetse n'umusaza Atanazi nabo nyaboneka. Aha begere. Aha oh byiza cyane. Aha baciye bugufi rwose, ubona ko nabo aba babyeyi rwose bati Abanyabwishaza mwese muteraniye hano muraho neza? Nk'uko tubona hano Mzee Charles amezi 3 ashize barampamagaye hamwe na mukuru wanjye witwa Nkurunziza Pierre Damien, uduha ubutumwa. Umusaza udukuriye twarabyemeye, uradutuma. Nubwo Mzee mukuru wanjye witwa Nkurunziza Pierre Damien atabashije kugera hano, ariko mu by'ukuri ubwo butumwa twarabukoranye kandi bubasha kugenda neza. Tukaba turi hano rero ngo tugusobanurire uko urugendo rwagenze muri ubwo butumwa waduhaye, akaba aricyo kituzanye. Nawe ukareba koko ubutumwa wadutumye yuko twabushoje. Uwo munsi warabaye rero kuri 23 baraduhekeye, umugeni baramuduha, ndetse abantu bari aho barishimye cyane, basigana banamutwikuruye. Umugeni yaradutekeye, twarariye rwose, ibibazo byose basize bamutinyuye, nta kibazo cyabaye. None rero ngeze ku munsi wa none aho tureba hano n'abari batatuzi. Hano turi mu rugo rwa Charles, ubwo ni Ntama mbwira.
hano mu rugo rwa Sharire rero icyatuzanye ku butumwa yadutumye ko babashije kugenda neza, kandi tukaba tuje kumwereka umugeni yadutumye kumusabira. Nyakubahwa Ntama, aho mbona hano umugeni namuzanye ntabwo bikira amakuru, nabanza haguruke mwese murebe. Umugeni wahaguruka ukabiyereka, ndetse sinamuzanye wenyine, nazanye n'umugabo we. Amashyi menshi abari batamuzi babashe kumubona. Murakoze, mwiruhukire gatoya. Niho nasoreza mbwira umusaza Ntama yuko ubutumwa Charles yadutumye bwagenze neza, nta kibazo kigeze kibaho, nta mananiza. Ibyo twamusabye byose yarabiduhaye atadutindiye. Ndibuka igihe cyabayeho ni igihe kigufi cyane, akaba ariyo mpamvu rero twavuye i Bwanacyambwe duhita tuza hano mu Bwishaza, tuje kuzana umugeni ndetse n'umuhungu wawe kugira ngo babashe kubasuhuza, munabamenye, mutazahurira mu nzira ejo mutabazi, ndetse n'ubundi muryango wanyu. Murakoze, uruzinduko rwatuzinduye n'urwo Imana ikomeza ibaha umugisha. munyemerere muhize ibiganza byanyu bizira umuze, maze dushimire umusaza Sebuhoro. Amashyi menshi n'impundu. Bwana Sebuhoro, nagushimiye cyane kuko Charles yagutumye hari i Bwanacyambwe kujya kutureberayo umugeni. Ni urugendo rurerure, nkatwe ntabwo twari kugerayo abasaza, ariko kubera ko wakoze igikorwa rwose cyiza cy'urukundo, Imana izaguha umugisha. Umugeni rero nk'uko wavuze uti umugeni agezeyo banyaka ibyangombwa bisabwa gitangwa kugira ngo umugeni aboneke, arizo nkwano za mbere. Izo Sebuhoro warazibonye, urazijyana. Maze kuzijyana nawe uragaruka uratubwira, ndetse ubibwira Charles nawe araza aratubwira ati wagezeyo umukobwa bakubwira ko bazaguha umugeni yuko ari mukobwa Jana. Mukobwa Jana rero natwe twari dufite ibikuyu hafi y'ibyaho ngaho i Bwanacyambwe, natwe tugira gutya turazishaka tuziha Charles nawe azitugezaho, nawe uzigezaho zagomba kujya gukwa umugeni. Uriya mugeni rero nanjye naterewe akajisho w'umusaza, nabonye akwiye izo mpano y'umukobwa Jana. Ntabwo rwose twibeshye, nta nubwo mwibeshye. Bityo rero Bwana Sebuhoro, turagushimiye cyane. N'ahandi kandi tuzakomeza tugutume ujye kutusabira abageni, tuzakomeze dushyingirwe, cyangwa natwe baze badusabe tubashyingire. Imana ikomeze duhane umugisha. Murakoze. Murakoze Ntama. Arakoze cyane umubyeyi wacu Ntama. Data rero yateguye byose birahari kuri uyu munsi w'ibyishimo ndetse n'umunezero. Reka rero dusabe umukirigitananga aze kudufasha. Esukunda mazuga kundwa, esukundana timuya hagurukundo umazimisi umva woheba. Esukunda mazuga kundwa, esukundana mazukabura
nicyo uvuga iyo mubanye uti nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka ejo nitwahura nzobimubwira watakindi ntunze ntakindi atari mwashyikira rwose iyo mbehe iriho byose data yabiteguye uko biri hariho ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga hanyuma ukadufasha ukatwakirira umumararo aha nimubona rero samu abigenda neza nyaboneka muze kwibuka kuniza ibyo biganza byanyu bizira umuze maze tumushimire amashyi menshi uri muntu arakoze cyane umumararongo nawe urabizi ko burya ngo umugabo utari atabona imbaraga umuhate rero aha amashyi menshi uri muntu nzumuhica ashaka k'urukundo rwacu ejo nitwahura tuzoyaga ntatinya ntiyakunda nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka k'urukundo rwacu ntiyakunda yemwe urukundo rwacu ntiyakunda yemwe nzumuhica ashaka nzumuhica ashaka mana mana nzumuhica ashaka mana mana nzumuhica ashaka urukundo rwacu ntiyakunda yemwe nzumuhica ashaka wow wow Samoya twagera juru aha muryoherwe aha wow buri wese aharanyeganyege Sharire yanezerewe umusaza se buhora ati nibyo kabisa ati nishimye umusaza atanazi ati ni amahoro ibintu byose wow
arakoze cyane umukiri gitananga kudususurutsa ndetse Samu ndetse n'umumararungu. Tugeze rero muri wa mwanya mwiza, niba nyaboneka hari abateguye impano z'agahebuzo bateganyirije Samu ndetse n'umumararungu, turaza gusaba n'ubundi umuvuzi w'ingoma akomeza zivuze.
Samu akomeze kwishima ndetse n'umumararungu, ariko n'ufite impano ye yateguye akomeze gutambuka ayimushyikirize, azishyikirize Samu ndetse n'umumararungu. Mpagurutse muri uyu mwanya ngira ngo nshimire Rukundo Samu ko yambereye umwana akambera n'inshuti. Burya hari igihe ubyara umwana ejo ukabona aragucitse, ejo ukabona ntakwitayeho, ejo ukabona wamutuma ntagende, ariko Samu we ntabwo ariko yambereye. Iyo namutumaga yaramubwiraga, amuhamagara akitaba karame, ntabwo yigeze ambwira ngo anyitaba ngo niki se umuhamagarira. Bityo ukamureba uyu mwanya umunezero dufite muri iki cyicaro. Niyo mpamvu rero ngira ngo ubushize narivuze ubwo nari mu birori n'ubundi, navuze yuko uyu mugeni ngira ngo Aniyasi umusaza na Ntama na buriya barareba bakabona uyu mugeni. Iyo urebye koko umwana wanyoye inka ntabwo ayoberana, arahita agaragara ko yanyoye inka. Ndiyo rero mbabwira uko mbisubiremo, naravuze nti mu mararungu aje kutumara irungu mu muryango. Irungu twari dufite ntabwo rizongera, kubera ko Samu Rukundo igihe cyose azaba yishimye anezerewe, ni umuryango wanjye, ni umuryango wacu. Nararebye ndavuga nti mu mararungu urebye ko yanyoye inka, navuyeho mvuze nti ndabona yaba n'andi mazina meza nayamwita, nkamwita Mususurutsa Ruhimbi, urabona ko ntaba mbeshye, nkamwita Umuterekamata, urabona ko byamubera. Niyo mpamvu navuze nti reka muteganyirize inka izajya ibona itanga ayo mata, kugira ngo urugo rwabo ruzabe kuko rurimo amata, kuko urabona ko aberewe no kuyavuruga, akoje umutozo akayahereza abantu, ukabona ko baryoherwa. Amashyi menshi n'impundu, amashyi dushimire. Narabivuze numbisuyemo ntabwo nabihindura, inka irahari. Amashyi n'impundu. Barakoze cyane. Twasaba Samu ndetse na Mumararungu bakicara, tubashimira ndetse ko bw'igikorwa cyiza bamaze gukora. Sebahora tumutuma hariya Ifumbwe hari impamvu, kuko muri Ifumbwe n'inaha dusangiye icyoko kandi dusangiye igihango. Nuzakurikirana ya nsigamigani ivuga ngo utaza kara Ifumbwe araza ifu. Ubwo abo ngabo b'Ifumbwe natwe dufitanye isano, ubwo uwo mugani nimuzawucukumbura mukamenya imvano yawo. Buriya rero kuko mvuze ngo dusangiye icyoko kandi ubundi twahanye igihango icyo gihe, none dore turagishimangiye. Kandi igihango twari twahanye icyo gihe ni cya kindi Claude we, ni cya kindi kivuga ngo iwanyu haba Ifumbwe haba Bwishaza, urugero ni izuba niriva imisozi igakumba, uwo rizaba bitagezeho azamenye iyabo n'iyaburo, maze agende atabara undi. Kandi ngo n'inka nizirwara Muryamo na Rurenge na Ruhaha, uwo bizaba bitagezeho azamenye icyansi, amenye icyansi ashyire mugenzi we.
buriya rero icyatumye tujya aho ngaho mu muryango twahanye igihango dufitanye icyo gihango nuko twamenye ko abakobwa baho abagore baho nta nubwo bameze nk'abaheburayo kazi ngo iyo babyara ntibajya mu byuma. Urabona ko rwose ibyo mvuga ari ukuri biremera kuko kwizera kurarema. Niyo bateretse amata ntabwo acika amenyo. Urabona ko nababwiraga ko aberewe no gutereka amata. Ubwo rero muri make Sebuhoro nubwo ntazwa ari bwongere mu kavuga ariko nagira ngo ugaragarize ibyishimo mfite byo kuba twaragutumye muri uriya muryango ari ifumbwe ukatuzanira uwo twari dukeneye. Twari dufite irungu rikomeye ritugeze ku buce n'ingwate tugiye kubona tubona utuzaniye mu mararungu. Bana banjye rero reka basabire umugisha wa kibyeyi, Imana izabahe uko wanyubashye uko unyeretse ibirori nawe uzagire abana babikwereka. Nkwifuriza umugisha kandi nk'uko nabivuze n'ubushize uzabe sekuruza w'abahungu n'abakobwa na mu marongo nyirakuru w'abahungu n'abakobwa. Ubwo umugisha mbahaye mbasabiye kuko kwizera kurema ndabyizeye ndabibasabiye. Maze rero ntabwo nk'uko twagiranye igihango n'umuryango mu marongo akomokamo turagishimangiye no mu rugo rwanyu, nanjye ntabwo nzarozamo inkokora zireba inyuma. Mwari muzi umuntu ujya kubona ukabona nk'uku twari turi mu gitaramo nk'iki wajya kubona ukabona Sebuhoro iyo uza kuza inkokora zireba inyuma ubu nta mashyi n'impundu biba biri aha ngaha. Ariko twagiye kukubona utera ijisho aho mu irasukiro tubona ukuntu winjiye turanezerwa. Reka rero ncumbikishiriza aha ngaha ariko ni ibyishimo byinshi mfite. Nanjye uranshimira. Uyu Sharire ni umwana wanjye yise Tubenimwe, ni mukuru wanjye. Twarasigaranye ntabwo namufashe nabi, niwe tuma ndi hano mu bukwe. Nta bukwe agira ndahari kuko akimfite, ariko nkaba ndi mu busaze maze kugira imyaka 81. Urumva nsigaye nkaho ndi umwana ukambakamba, nsigaye ngomba no kugaburirwa kubera ko nta ntege nke. Ariko mushimiye ijambo avuze, amagambo yose mwayavuze twayashimye. Uriya nkuru nziza n'uriya Sebuhoro amagambo yose yanryoheye rwose nishimye. Ni ukuri ndamushimye Karori, azakomeza arebera abana kandi nanjye ndacyariho. Imana izakomeza tubane nabo, bazashajisha neza. Ntacyo naba mfite ngo ni mu rwego rwa gatatu nabwo dupfana twasaga nkatwo baba. Kiruta gushima kandi nta kiruta umugisha wa kibyeyi. Imana nawe imwongerere kandi imuhe gutwaza no gutunganirwa. Data nk'uko nari nabivuze, nahoze mbona umusaza Sebuhoro ko kanyicira akajisho ambwira ko nawe yiziwe kandi ashaka gutarama. Murakoze cyane. Iki kirori kiri hano wagikurikira bakwira bugake. Hari ababyeyi twazanye bonsa bafite ibibondo, hari abashumba twazanye bashaka kujya gukama inka basize. Aba rero ngusaba ko utubando twacu wari watubikiye utuduhe kugira ngo tubashe no kugira kubahiriza ya masaha mwahoze mwumva mu ndirimbo ngo ni saa moya, ubu noneho ni saa 4. Icyo gihe turi kugenderaho kugira ngo twubahirize gahunda za leta. Muzehe Ntama, mu by'ukuri njyewe n'iyi mbaga nari nazanye yose ifite ibyishimo pe, twishimye
uratubona ku maso twabyinnye twawucetse, ariko bibaye ngombwa yuko twubahiriza gahunda za leta. Kuva rero mu Bwishaza ujya i Bwanacyambwe ni kure, kugendera ku masaha, akaba ariyo mpamvu ngusaba yuko waturekura. Ni amasaha kandi ni igihe, kandi ni koko niko biri kujya ku Bwanacyambwe, urabona ko harimo urugendo. Ariko twebwe hano iwacu Bwishaza ntabwo tujya dusezerera umukwe gusa tutamuhaye akanozagendo. Iwacu ntabwo tujya dusezerera abakwe ngo tubasezerere ku irembo gusa, oya, ahubwo wahaguruka ndetse kubanza kwicunga ujya mu nzu, kugira ngo ujyane mu nzu kugira ngo utagenda usitara ukicunga. Rero ko hari wanagufasha nawe nabonye uri kumwe n'abandi, reka mbese amwe yatambuke. Reka dusabe umukirigitananga akomeza dufashe, hanyuma isengesho turaza kurivuga mu kanya. Samuel amaze kugeza umuriro mu nzu. Murakoze cyane. Kandi z'ubwambere nk'uko nakubwiye kubivugana nyiritsiragira, nk'uko nakubwiye ko ugeze hano mu rugo Rwanda Resharire ujye uba ubaye umukwe hano, utagenda hariya ku irembo gusa tuguhe umukono ugende, cyangwa se ngo dusengere ugende, oya. Niyo mpamvu muzajya hano mukicara neza kugira ngo tugusezerere, tuguha akicungo, reka agakora ugenda wicunge, utaza kugera hariya mu nzira za Gitarama za Kigali ugende wagize inyota kandi uvuye mu rugo rwacu. Bityo rero akangaka akaba kwicunga akanyamuneza ko kugira ngo ugende neza, n'ejo tuzongere, n'ejo tuzongere tugutume, ubundi murakoze, Imana ikomeze iduhaze umugisha. Yakoze rwose azongera kwishima cyane nawe waje kunsura. Yego Bwanacyambwe rwose Bwanacyambwe njye ni Bwanacyambwe, nzagerayo nzazana na Charles twagire ngire Bwanacyambwe. Abashinzwe protokole bahereza abantu icyo yitiriye, fungura hereza abantu ubwo twatangiye tubivuga rwose. Bibiliya, hari inyandiko ziri muri Bibiliya zivuga cya gihe mu ivuka rya Yesu i Betelehemu, abaje kureba ko umwana yavutse bahise batwara inkuru nziza bayisangiza abandi ko umwami w'isi n'ijuru yabavukiye. Icyo rero nanjye nshaka kukubwira yuko iyi nkuru, ibyishimo nabonye hano byose muri ubu rugo rwa Ntama hamwe na Karoli, iyi nkuru nanjye ngiye kuyijyana i Bwanacyambwe isangiza abandi yuko mwatwakiriye neza pe, kuko rwose ibyiza twaboneye muri uru rugo ni byiza cyane. Uyu nawe yitwa Mumararungu Bonifrida, niwe mugeni wacu. Abo niwe mbasha guperezanta, ahasigaye Karoli nawe tubwire umuryango kugira ngo Bonifrida azajye amenya abantu asuhuza. Umubyeyi wacu dusigaranye mwamubonye, uriya musaza yahagurutse yabibwiye, ni murumuna wa dada. Aba rero Bonifrida, abangaba, uyu nguyu ureba wishesha akanguye cyane. Uyu nguyu ni umugore mukuru wa Samu mu Kinyarwanda, ariko ubundi niwe ni nyirakuru, ni nyogokuru. Ni nyogokuru. Uyu nguyu ureba
uyu ni mushiki wanjye urabona ko amaso yaguha nawe umugireba. Uyu nawe ni mushiki wanjye amaso yaguha natwe urabona ko dusa neza. Uyu nawe uramaze kumumenya, mumaranye igihe, uramuzi, akaba ari nawe muherezi mu nzu y'iwacu. Uyu nawe ni umukobwa uriya musaza, ngo ni mushiki wanjye. Uri mushiki wanjye nawe barahari. Nguyu nanone undi barahari, turibona ntugire ngo uzatumara irungu tubwiye ntacyo. Uyu nawe ni mushiki wanjye, urabona ko amaso yaguha abana bacu. Uyu nawe ni murumuna wanjye mutoya, nanone murumuna wanjye neza mutoya. Nguyu nawe bamaze kumenyereza banaturanye. Uyu nawe ankurikira bwa kabiri, asa n'uva mu ntege. Uyu ni umugabo wa mushiki wanjye utabashije kugera hano, ari ku kiriri. Hano abantu bato iyo muze ngo bari ku kiriri nta bindi bisobanurwa hari batabimenya. Uyu nawe ni mushiki wa Rukundo, akaba umukobwa wanjye nawe. Uyu nguyu nawe ni umuhungu wa mushiki wanjye. Umuhungu wa mushiki wanjye wabonye mukuru wabonye hariya. Uyu nawe ubanza umaze kumenya. Uyu nawe ni nyakubyara hano mu rugo. Umuryango we ni mugari, hari n'abandi bari mu mirimo hirya no hino, ariko nagira ngo nkwereke muri make abuje umuryango ugana, kugira ngo utazagira ngo nugire ikibazo uzabura ugutabara. Oya, tuzagufasha, tuzabana namwe, turi kumwe. Ni nyirasenge wa Samu. Urabona nawe reba iyo sura, iyo foto. Umuntu mukuru ntabwo ushobora kwiga. Njyewe ni Kanyanzanyimana Evodiya, nkaba nkomoka mu kagari ka Ruhinga, umurenge wa Nyamuyaga. Rukundo akaba ari umwana wanjye, ise yari mubyara w'umugabo wanjye, nyirasenge akaba ari mabuka. Ngire karibu muri Nyamuyaga, tuzakwakira isaha n'isaha. Murakoze cyane, kandi tugitangira twaragije ibirori Imana yadukundiye, yabitwemerera, dushoje amahoro. Kandi ubundi twiragize Imana mu rugendo tugiye gukora kuri bamwe, n'abasigara dusigara amahoro. Reka dusenge Imana. Mana Data, tuguhaye icyubahiro cyawe kuko uragikwiye. Wabanye natwe uyu munsi, izina ryawe nirishimwe. Tugitangiye gahunda twakwiragije, ushimwe kuko uyishoje amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi dore hari abagiye gufata urugendo mwami, ugendane nabo, twumva inkuru y'amahoro y'uko bageze iyo nta gikuba cyacitse. Turagushima kandi natwe abasigaye dusigara amahoro, abakora ingendo za hafi nabo ubagirire neza. Bisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu. tubifurije abavandimwe banyu, muzabyare mubeke mugwize umuryango. Mana w'umugisha, aba bombi biyemeje kububweye. Mana ngwino utahe ibi birori nk'uko watashe iby'ikana. Mana uzabaye kurambana, ubaho ukurutirwaho, ubarinda ubukene, atuze mu ijuru
rito